Mana ya Ibrahimu, Mana ya Isaka, Mana iteka mu buhungiro ushizwe hejuru y'amajuru, tugereranywa tushushanywa, wararemye ntiwaremwe, urabereye kogezwa, urabereye guhimbazwa, urabereye gushirwa hejuru. Himbazwa Mwami Imana yacu kubyo ukora, turatuje turatekanye, ubwira icyo uvuze kandi icyo ukoze, ibigaragara n'ibitagaragara, biboneka n'ibitaboneka, bibereye gutyo ngo izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Umuntu wese yezwe mu materaniro, umuntu wese aboneka atunganye ashitse rwose. Ijambo ryawe ni ubugingo n'ingota, ijambo ryawe ni umutsima, ijambo ryawe ni amazi, ijambo ryawe ni urwego ruhuza abantu n'Imana. Twuzuza umwuka wera n'umunezero, twuzuze ibyishimo, twuzuze umunezero, twuzuza amahoro no gushira amanga, twuzuza ubuntu n'imbaraga bibonerwa muri Kristo Yesu umukozi wawe. Amahoro y'Imana naganze muri byose, tanga ituze, tanga umutekano, tanga amahoro. Ibitari Imana byose bitsindwe mu izina rya Yesu. Hasigara Imana n'umwana wayo n'umwuka wera, n'abagutegerezanya umutima uboneye. Mu izina rya Yesu, amen. Dusomere ijambo riri mu Bagalatiya 5:22. Mu Bagalatiya 5:22. Ariko rero imbuto z'umwuka n'urukundo n'ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, n'ingeso nziza no gukiranuka. Amen. Dufite amashimwe atabarika yuzuye umutima, yose n'ayo gushimira Imana yo mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Turashimiye cyane ko twongeye kubona namwe abangana gutya. Ntabwo bigira aho bihurira n'ubuhanga bw'umwe, keretse gusa ko Imana yabikoze ku mbabazi zayo. Imana ishimwe cyane. Dushimira uburongozi Toro y'Imana Bibiliya iravuga ko mu minsi y'imperuka hazabaho byinshi cyane, ariko kimwe muri ibyo iravuga ko urukundo ruzakonja. Abantu ngo bazaba ari ibyigenge, batumvira, badakundana, bikakaza. Ibisa nk'ibyo turamaze kubibona aho duherereye mu duce tubamo, ndetse tumaze kubibona no mu bakristo. Ibimenyetso by'ibibi bizaranga imperuka, aho kubisorera mu bo hanze y'abizera, kimwe ku kindi kigenda gisora mu bakristo, kandi atari ikivuye ku Mana, ahubwo kivuye kuri Satani.
byiza rero ko twagerageza uko dushoboye kugira ngo twerekane ishusho y'abakristo. Urukundo rero ni Yesu mu mutima uwamwakiriye. Umuntu niyobesha ngo Imana yanga umuntu, ariko kandi ntawe ushobora gukunda umuntu Yesu atari muri we. Nta kintu cy'Imana twakora twashobora twabamo Yesu atari muri twe. Ntacyo twoba haba no kunezerwa mu materaniro titwonezerwa Yesu atari mu mitima yacu. Hano wakwishima Yesu atari muri we. Hari wanyingi avuga ngo Yesu ni furaha yangu. Yesu ni umunezero w'abizera. Hari akantu gatoya abantu bajya bakunda kuvuga ngo urukundo, abantu bakagira amano urukundo usanga igiti cyangwa ugahura narwo mu muhanda urimo rugendagenda hejuru, uhuye n'urukundo rugendagenda rwonyine ntirwabarirwa. Hari ibintu tugira amateraniro basanga umuntu ngo ni umuririmbyi ku giti cye, undi ngo ni umunyamasengesho ku giti cye, kandi ndibuka ko turi ingingo za bagenzi bacu ngo dufatikanye gukorera ukuri. Uhuye n'ubwoko bwatangitse mu muhanda konyine urimo gutembera uwo komesha ingenzi ijana ugatabaza bagutabara, wowe uti kuva n'aho mvuye n'ibintu ntarabona. Ubwoko bwakwiza tukakurinda kugaturamuti iyo ufashe ku rutugu kandi tukabona nyirako. Iyo rero duhuye n'umurinzi ku giti cye n'umusenzi ku giti cye, tuba duhuye n'ikiganza kirimo kizerera muri espace, biba bigoye cyane kucyakira afite ikiganza kizima. Bwana asifiwe. Imbuto z'umwuka ziragaragara. Ya mbere ni urukundo. Urukundo nta buryo bwobaho umuntu ataba mu mwuka w'Imana. Nta formule ibaho, nta bwenge bw'ubuhanga wohenda ngo urukundo rukuwe mu mutima utagira umwuka w'Imana. Ntaho rwohagarara, ntaho rwohagarara. Upendo ni tunda la Roho. Bwana asifiwe. Amen. Nta mbaraga, nta buhanga bubaho, nta mwete wo kwikorera, nta shuri wo kwigiraho ngwira urukundo utagira umwuka w'Imana. Umwuka ni igiti, urukundo ni ishami, ni imbuto zera ku ishami. Dukundane urukundo rwa kivandimwe. Twatekereza ko wanga umuntu, utekereze ko muzahurira mu ijuru. Niba mutabanye hano kubera amakimbirane ari hagati, ntiwakwibwira ko imbere y'Imana ariko muzaza guhuriza hano kuri tere byaraza. Iki wanasifu udakunda ntiyabyawe n'Imana, udakunda ntiyabyawe n'Imana. Kandi kubera ko iyi nzira igoye cyane, wanasifu abantu bajya bagira ngo none tuzakunda, wenda abatumva kugira ngo tugire wa mutima ari muri Kristo Yesu, nuko tubanza gukunda cyane abatwana.
nuko waza gukunda cyane abatagushaka, abatagufite mu mutima. Ubukristo ni uguhota. Ubukristo si inzira yawe, ni inzira ya Yesu. Inzira ija mu ijuru, TV1 iva ku musaraba. Inzira ija mu ijuru, amategeko ayigenga tiba gusaba ko haba n'igitekerezo. Yarangije gushirwaho na Yesu. Bwana sifiwe. Bila ngabali kukunda bakukunda tuzahembwa iki? Niki turusha abapagani? Ngo dusura abadusura. Niki turusha abapagani? Nabo ngo niko bazabaki. Yesu abwira abafarisayo ngo kandi mukiranga bakwanyu muri kutatuba banditse ngo abafarisayo ngo nimuzaba ubwami bw'Imana. Nitutagira urukundo n'urutuko rw'abapagani rwo gusura abazabasura, rwo gukunda abazabakunda. Bwana sifiwe. Amen. Muti tuzabona ubwami bw'Imana, tuzabona Imana, tuzabona Imana. Ikindi cyerekana Imana mu mitima y'abakristo, icyambere nuko umwuka w'Imana agaza ubugingo bwabo. Pawulo yandikira Abaroma, Bwana sifiwe. Aravuga ngo niba umwuka wiyasuye Yesu Kristo aba muri mwe. Bwana sifiwe. Yesu ntiyahindutse kubera igituza cyangwa kubera inkokora n'ingumiri. Yesu ntiyatembaga ibuye kubera umugeni n'igipasu yabiteye. Bibiliya ivuga ngo niba umwuka wiyamusuye, niba umwuka wiyasuye Yesu wacu aba muri mwe, ngo twiringire ko yazuye Kristo izazura n'Bibiliya. Niyo Bibiliya yarabaga kubw'uwo mwuka, niba yarabaga kubw'uwo mwuka w'Imana. Ikiremwa cy'uterekana Bwana sifiwe. Ikiremwa cyerekana ko umwuka w'Imana aba muri koko aba muri icyambere n'urukundo rw'Imana. Icyambere n'urukundo rw'Imana. Muri Biblia muri Bibiliya uvuze urukundo rwa Yesu, ngo kandi mutayizi ngo ntacyo bamaze. Ndavuze urukundo rw'Imana ntacyo bamaze. Tugiye kurangiza. Ubwo pasiteri witwa Maxwell, Reverend Pasiteri witwa Bakristo Bibiliya, kagame abakire bafite amamiliyari, imiliyoni, amazane y'agonda n'akazayenga makuyandika. Bagabo umugabo ukene wamupfuye cyane malere. Ngo arazambira ati pasiteri turenda gupfa mu rugo n'abana, wamfasha ukambuza n'abariya bagabo biyibura nkaza nkoropi wabo nkabona uko mbaho n'abana, sino turapfuye mu rugo. Watabaye. Ngo arambwira ngo nta mwanya mfite wo kuguhuza n'abakire bo mu rusengero. Nta mwanya mfite wo kuguhuza n'abakire bo mu rusengero. Ari kuwa gatandatu mu gitondo Bwana sifiwe. Pasiteri twavuga kubwiriza. Bagitangira kuganira ijambo ry'Imana bavuga ngo yumva biranze. Ngo aravuga ngo pasiteri. Bwana sifiwe. Baravuga ngo yaba Yesu natakiye ngo baragize icyabanje. Ngo ahita agwa hasi arara bamupfuye. Abakire batereka tujana mbira umugore batuye n'umupfu wacu kuko usaba ngo twigeze twita mutahani wacu tuje kumuhembura n'ibyanga apfa. Baramutahani wiwe amara imisiri wari uri koma kucyumba bikubika pasiteri ngo ahanuka agiye ku kazi agiye gusenga wa mugabo ngo ahita kugira ngo pasiteri tweze sicyubahiro. Baramubwira ngo yaba Yesu natakiye Yesu uko barangiriye. Iyo ngo urira Yesu uko baransubiye. Ngo ahita guhasa aracikana ngo biri muhora ati we wirira muri murambo je ugiye gusezera ku pasiteri utunani. Tugira wa mutima wari muri Kristo Yesu wafanye. Tugira wa mutima wari muri Kristo wafanye. Tuwibuke bose tugize imitima mishya. Tukura mu Rwanda twaba Kristo bamaramaye. Kune mugenzi wawe kuko pasiteri baraza agenda gusengera amasaha kubwiriza ngo ariko ndamanya cyo kubwiriza ngo aje kubwira ko bimunaniye kuba pasiteri wawe kubera wa mugabo yarayapfuye sinigeze n'ubusabe bwiwe narabwirengaje.
ubuzima bwa Yesu ngo yaba ari Yesu wamupfira ataki ngo ntawe yapfa aravuga ngo none guheramo kubera inyifato nagize itabere sinosa guhagarara imbere yawe aravuga ngo ngiye gutangira urundi rusengero rusha ngo kuko Yesu yora mukaje agatangira urundi rusengero rusha rwubakiye ku rukundo ngo no gutega abandi batabatwe wese sicyo risha ngo kuko Yesu yora bitangira mugomba barakurashira ko kwezi ravuga ngo nanje amwana w'umukobwa ngo arabimbaga ngo aravuga ngo data yapfuye na mama basiga amamiliyoni atabarika ngo yaba ari Yesu waraha ngo bagiye gutangira itorero rishya ngo Yesu ari kwetangira Yesu kwekaba none ngo umwanya wa Yesu ngo kubera ko turi kumwe mu kigo cya Kristo ngo bigasa naho Imana yigira abantu muri twe ngo biyunge n'Imana isumba byose ndayatanze yose ngo naje ku murimo w'Imana undi mugabo wagerageje ko mufite amafaranga ngo ariko yaba ari Yesu ufite byose bimwonanga ngo yatangaga mu rusengero bikazabira n'Imana isumba byose ngo baravuga barasohoka baragenda niki babwira turituma mu kintu cya Kristo turituma mu kintu cya Kristo yaba ari Yesu wari wicaye niki Yesu ari gukora niki Yesu wako yaba ari Yesu wari wicaye aho bikaba hatekereza yaba ari Yesu wari ubanye n'abanyabana niki Yesu abahagura Yesu abahabira ngabo Dr. George yakubaga Bwana sifi musinongo Imana iwezesha amasoye ngo abona Yesu afindira imbere yiwe ngo abona tutubiza amaraso mu rubavu hantu ngo ari gahinda n'umubabaro ngo aramubwira ngo niwe uhejeje Yesu gusa ngo wareke cyubamo ngo Yesu nawe yoreka kuva amaraso ngo Yesu nawe yoreka kuva amaraso n'akubiri ngo arahindura avuga ko Umwami Yesu babarire kumbe y'imyaka amaze nagwesheje ku musaraba bingana kuriya bavana iyo tudakunda uweza Yesu ku musaraba iyo tudahinduka uweza Yesu ku musaraba ngo yahise avuga ngo yakiriye Umwami Yesu ubugingo bwe bwose ngo ahita ahindura ku bitaro ngo ahindura ko mu gitaramo cy'abanyamasengesho ngo afata korali ayigurira ibikoresho ayambika imyenda yo guhimbaza Imana ngo buri gitondo bari kuvura azabanza akaririmbira Imana isumba byose ngo akabwira Imana ngo Mana sinari nzi ko nakubwiriye ibingana byo sinari nzi ko nari kugomeye bingana byo bavandimwe niba Yesu tuzajya mu rukundo rw'Imana nikwakira Yesu nitwakira Yesu tuzagira urukundo rw'Imana tuzagira wa mutima wari muri Yesu Mwana w'Imana niyese agaciro k'umutuniki mu rukundo rwuzuye umutima we agaciro k'umutuniki ni Yesu mu mutima we ntiwavuga kubwira Yesu wuzuye urwango n'ikimenyetso cy'iki cya Satani ariko imirimo ya kamere iragaragara muri iyo mirimo harimo kwirema ibice n'amacakubiri Pawulo yavuga babwira ko uko nababwiye bwa mbere ko bameze batyo batazana ubwami bw'Imana ntibazabona Yerusalemu cyangwa igihugu cy'amahoro Bwana asifiwe
alipata kibora kazi ngo kimwe saje kuba ngo aragenda mbona batari hewo mungu wako ya tunaje ngo ngo aramugeza wafata icumu ngo itatendera kutafiyete ngo kusema wafuwa Yesu wanasifi ngo humu ndio ni mbele kwa ni wa Yesu kwa mahita yuko mutima wewe batalani tuna ngo tunaje ngo bashamba akaja gukunda Yesu ngurukunda kw'Imana ruramurenga ngo ruhinduka kiriba byamaze umunsi ngo baza kumwica kuko yafite wa mutima wa Kristo Yesu arangiza Yesu mwana w'Imana ngo bamutere mu biro ngo data ubabare ijambo yumvise Yesu avuga n'amasori n'amatwi areba ku musaraba aravuga ngo data ubabare kuko batazi icyo bakora niba twabana n'Imana tutari ibyarwa tutarafondere nikuko tutosana data niba tutarabana n'Imana no watoto hana niba tuvuka mono nikuko tutosana data tukasana umwana sarasi pasta umwana sarasi era tukababa leta tukasana nyina tukaba twiko tubana none umutata sana nyina yosana yabana ni bode bambirana hari bitiri none umutata sana nyina yosana banurima niba turabana koko tutabira sana no tutabira koko halano nikute tutogira wa mutima nimendele Yesu no kubuza kw'Imana n'abantu kandi Yesu yatuzanishije urukundo rwiwe arakubobeza urukundo aduhenda kuya ande bakosaka isererwa ya araduhenda kuya urukundo atwereka imbabazi z'Uwanyeza atigeze atotobateraga akagaburira abashoje araduhagera kw'iherezo aravuga ngo data wapa ngo wapaye none ngo nabamusubije barabura bapfa gutangurira wana mugeretse wa mwana w'ikira warangiza aravuga ngo ndasaba ngo barindire mwisi sabisi ngo barindishe ijambo ryawe wapa ngo bose bagire gute ubagire umwe kuko nanjye nawe turi umwe data none ngo nubahishe cya cyubahiro naho uranyekera ngo isi itarare ngo nubahishe cya cyubahiro data unubahishe cya cyubahiro unubahishe cya cyubahiro wanasifi Imana izagucira imanza za birebire izacira imanza imitima yawe n'igitwibwiraga n'igitwatekerezaga mu gihe cya Mose icyaha cyane gikorwa ari mu gihe cya Yesu icyaha gihindukana n'igitekerezo Yesu aravuga ngo mwari muzi ko bivuga ngo tugasangane wabikoze jewe naze wewe none haba no gutekereza bibaye icyaha bavandimwe haba no kwangana umutima bibaye icyaha amaso y'Imana isumba byose haba no kwangana bibaye itamamyi bibaye umugogo kutabona Yesu bibaye usika bibaye igihome cyo kutuzira imbaraga z'umwuka w'Imana Yesu ngo buke baravuga ngo yapfuye Mariya waje kumva kumusaba ngo arebe mu bwa gatwari Mariya niwe Yesu yabwiye ngo tumugirire miri bashyize tumugirire miri ngo baramuherekeze mirire n'abana ba miri Mariya murabira kubera bakunda ko Yesu tuvuga mukunda umuntu ukamwangira abantu gutekereza ko ari inshuti yawe umuntu yo gukunda yabaraga buri mugore bakamukubita abana bajya kuri primaire akabatera ivu n'amasera wamara kuvuga ngo umujyana inshuti yaje kuko bagusangire none ko kwesha ngo ukunda Imana muyangira abana bayo yo gusaba amaraso yawe mwanga abana bayo yo gusaba amaraso yawe wanasifi natize mwimi hanga yote Maria mwakumba Yesu yo mwara kuso mwatashawe na magana tena badeo mwara kufizi mwoka ngo Yesu azobora twa nikuru muwasa basi nikuru muwasa nikuru esa kwa kuna kwa mzima afiti takumbukia none tipo mwaitage na hii kama wana mafuta kwa rasija mwakuambele Misri batabase tukito wanasifi mwalimu Maria mwanamke na mjito mshakile msimamo wake mutari yasi Maria mungi na Magdalena mweta bipamba Maria mweze sichwa amen.
Yeremiya akandikwa no kuri bata ngo na yarasheni ngo ari biragabana biwe ngo yanga guhozwa ku bwabo kubatakira ngo kubera gushafuye n'agahinda ngo byumvikanira ngo nicyashe ararira arongana kubera agahinda bisanzwe na byose narira korogana inyoni ziritura twese zitwashe Puxa!
Bwana asifiwe. Tuwashukuru kabisa. Bwana asifiwe. Haleluya. Maria Bwana asifiwe. Haleluya. Ngo Yesu araza kuramagara ngo mukora wanizwaniki ngo aramubwira ngo yibwira kwa muzo gashamba ngo wamushana ngo aramubwira ngo mbwira ngo mushishe ngo basha naje kumubona ngo Yesu amuhamagara mwizina ngo aramubwira ngo Maria ngo akamenya ko ngo aramubwira ngo Rabbi abamumenyereza arazi naje namuzi kubimenya ni bwoke n'uwiwe nawe n'uwaje arazi naje turaziranye ijwi ryiwe ndarizi Bwana asifiwe. Maria akamenya ko ari Yesu ngo ariko muri kumufata Yesu aramubwira ngo byaragera Maria wifata mu nyigisho za Bibiliya bazavuga ngo Yesu ngo yarafite raporo yakora imyaka 33 ngo yanga ko Maria ayitoba cyangwa itafuza ngo aramubwira ngo tumukore Maria ngo ariko zamuru bavuga kuraho igitu cy'amaraso kingana kujya ngo ashiramo raporo yose uko yakaba ngo yakibutse Imana yitwa n'ibikamo byose n'ikitwi ngo abona Imana ibona n'itoro rigiye kwishuru ayibona ridenisha ayikabona ibyabaye bibiriho ngo abona n'ibisaza abwira Maria ngo tukoreho Maria nawe banafite ngo ashaka kumufata Yesu ngo aramubwira ngo wibwira n'igishwa ngo bandidiriganya ngeze babwire ngo bandindire ikanya igariya ya amependa igariya ya amependa wabitumuone mushindani kafufuka Yesu
iyo bari kumeze ngo bari bakora tubiye bose bose ngo twamubo Tukokandika kuri televiziyo bwana sibi muri nasiyo ziri kamija tuhabo ariko Yesu aduhaje ngo tubabwire ko Yesu akunda Yesu arakunda Imana bafashe